menya Isaka bamaze imyaka 20 ndamutusi yabyize umwaka ukwezi kumwe gasingo namuhaye amahugurwa ndabizi komiseri akora ni guto komiseri inshingano ze nizi komiseri niwe reka mbiguhe komiseri ni supervising imyitwarire y'abasifuzi uburyo bitwaye uyu yasifuye gutya byagenze gutya na gutya gahabwa raporo akayijyana muri kafu ariko none se reka mubaze ihame ngo warasifuye abantu basifuye Foster bufite ubwo bushobozi bwo kuba komiseri ngo hawo nabyihuguriye se bama information waretse isubaza imyaka 20 akagenda none se kazu umuntu abo mutoza yizigiye kingana umuntu abo mutoza yizigiye bakabanda umuntu abo mutoza yizigiye kingana iki formation kugira ngo ube mutoza hari ikintu mutarimo uzi kukusanyije kugira ngo ugere kuri kafu nta imyaka 2 wiki banyiri mwuga akabari bo babikora babyize ibyo byo kwigushana no kwiguka bivanga ndagufata we turi muri studio tuzi mu nzego abantu bizi ibintu bivanga ndabafata imbere mu biganiro bitandukanye mwaka akabari mu bintu bitari ibya hari umukobwa nari nzabafata niba muri gukikira rwose wari wumva keri yakoze umukobwa umwarimu w'abasifuzi ntabwo nari muzi uwuhe namonye muri Sekafa nawe nawe yari umuntu wa Sekafa uhari umwarimu w'abasifuzi muramuzi kwandika raporo ibintu uko byagenze bya technique by'imisifuro nta muntu mbivuge muri iriyanzo ya Ferwafa babyumve n'ahandi nta muntu n'umujyi uba demob atarabaye umusirikare mbere y'uko uba demob banza ku umusirikare ibintu byakagiyemo umuntu wabibayemo kuba komiseri bisaba kuba ibintu warabibayemo ubizi cyane ubizi waba demob se utarabaye umusirikare bibaho ze Kazu wakora amahugurwa byose bibaho Kazu hari demob utarabaye umusirikare wakora amahugurwa niba rero ushaka kuba komiseri mu bijyanye na arbitrage igitambaro baragifashe cyangwa arasifuye twikazungu mugeze ku match y'abagore uyu munsi bavuze ngo komiseri wa match runaka bapanze Amerika manzi harwara karama hakikango harwara karama ni ibintu bye isa n'umurongo Aroni hakikango harwara karama rikareka gasingo hari wari wikanga se ariko iyo bazanye ridamutusi yarahagurukaga nkikanga twikomereze ako kari gaciyemo Hitimana arakoze ubwo ingingo azayituzanira Kazungu ni ujye uvango ni ingingo yizanye ubwo akaba umutoza none komiseri atarakiniye umupira komiseri cy'ubundi cyane akaba kocha atari singoma ko berafashe ifirimbi nagitaka twagiye ikomereze aba ndabafata imbere Kazungu ubwo rero bacaye bana mwana kamarada ari BJ yagiye kwiga ari ibintu hari ibintu basaguhimba yagiye gushaka Ben Hasani bo bari ariko nabyo biteye isoni na bipfubusa kumva tujya kwiga Burundi bagurutse kwa gatandatu niba ari amahugurwa nta kibazo niba agiye bazishaka kugiverwa bitategura none ko byayinaniye se tuvuga mu mvugo nziza ishoboka twiyakire ngo byarayinani hariya bishinzwe Dimo Dimo aramara akora akazi keza cyane niwe bishinzwe keza gutse kandi ndategura amahugurwa uzi impamvu hano bidashoboka Dimo nta kibazo afite uzi impamvu bidashoboka se ntago igihugu kitarimo direct technique cyemerewe gukorerwa muri sansa nibyo se ego we ntabubasha inshuro nyinshi yaje hano ko utanga amahugurwa kenshi no Murundi Dominique direct hano twatumufuite yarastanze abaswere n'ababongo kama njugu Dimo icyo mvuga arimo arakora nk'ibinyobwa bikaranga dore icyo ndimo navuga Dimo arimo arakora licence D ejo bundi barayikore kuri Maison de Jeune Bangabo oya dukeneye oya widukura za development ana B ikorerwa mu gihugu kirimo directeur technique icyo gihugu iyo kitamufite ntibishoboka iryo tegeko nicyo tuzira ubu n'uwikitiriro byaratunaniye kuko n'uwikitiriro twaramubuze kuwate ahubwo twari no gutereka hariya wa undi bubu tubyakire kuri bubu ni habaye amakosa bubu nuzimava habaye amakosa bubu ni nabyo nibare bishoka kuko ko nta license yari afite nawe niyo mpamvu ubona turimo gustragoringa ubusana no gufata rutsindura i Burundi fata rutsindura byaranze ufata rutsindura yego Kazungu uro gufata rutsindura wikitiriro waduhaye raporo yaratunani kugira ngo tubone uko abandi bahugurwa duhe raporo ya TZD reka anta arimo arakuyobya yishyuriwe na perezida yagiye gushaka ayo makuru ari kwivanga ruswa kamarade ari Burundi nabyo oya nabivuze mu gitondo bagiye kwa gatandatu ari bane Kamarade Muhire Hasani bipfubusa metode yarafite se ndetse na niyo nkuru Vladimir umutoza abazamu bari twagiye bakeze ni bane banonde bagomba kugirana murasaba ntabwo babemere urasaba ukanishyura bafite umubare Kazuba tarenza dukene ko se dufite ngo abantu barenga 100 nk'ubu umutoza inshuti ya Faustin na Hitimana Claude rubona
avuye muri Central Africa iki ni cyumweru cya kabiri ari mu Rwanda yakoreye beberi mu nzira avuye Central Africa gukora yarabanje gukora Kazu yajyanye na Maso ajya gukora Maso agiye gukorera B Uganda Maso Zidane yagomba kubanzamo kubyamira kose wenda abanzanyemo na Casemiro kuri experience ya Zidane yagombaga gukina none dufite ikibazo nushaka kugenda imbere uyu Ramazan uburyo yakinnye nabi igice cya mbere Dominique akaba yakina hari yarabuze Ramazan cyangwa Jacques yabanjemo na Dominique yaga nta experience atiriste Jacques yaraza arabihindura Jacques iminota mike sibyo ngubwira ni mukurerega experience n'umukinnyi w'Amavubi niyo bangubwira no sijye ngo Amavubi tureko rwatubyaye n'urugero ntanze rwatubyaye ari tayari kubanzamo nanjye Ndahimana Eric saba kongwe ukaba ufite 6-8 Sefu Hitimana warusotse navuga ko udahari wabonaga ibyo nakubwiraga ni Rashidi na Ruboneka tandukaniro Ruboneka byaramunaniye kandi nta wamurenganya niyahawe umwanya wo kwiga Amavubi n'umushya ugenda usimbura ntabwo ari ukwiga Amavubi Kazu n'urwego rwa Ruboneka ni ruri ku rwego rwa Rashidi na Sefu ugize neza naravuze ngo mu Rwanda ubwabo barahura ya Kigali yahuye na Aperi abo barabaniga baranganje nemera ariko mbaye ingere 3 match 3 Aperi ihura na AS Kigali hari igihe mediani ya Aperi ya domini ya AS Kigali nemera ko ubu mu Rwanda ubu utavuze abakina hanze bagihadi 6 ko mini Sefu 8 ni Rashidi ariko babanyemeza ko Ruboneka ngo arusha Rashidi ndavuga ni sawa ariko ntibishoboka Rashidi n'umukinnyi wujuje byose ni muremure oya reka twe umupira azi kuwushyira hashaka ayishyira hashaka Sefu nawe akomeye mu kwa Kabaru Sefu nawe akomeye ubivuze neza twe gutinda no kubunya utarahamagawe muri 23 ahubwo oya turibaza Sefu na Zidane ahubwo Sefu na Zidane bakaba bakiri iyo ni intandaro nituvamo Rashidi nawe azagarukamo mu byo tuvuga Rashidi ntarwaye kuki utamuhamagara wowe uri kubigisubizo kuri Ethiopia Rashidi nawe twamugaruka icyambere none se icyambere tubanza twamagane defense ya batatu iyo ni iradutsindisha yo kuryama mwiza munanda gukina nabi nabira Senegal bira bintu ubona bamutinze bahuzagurika tugakora penalty mu minota ya nyuma ni bira defense bya batatu match nagize barashagaraye ni benshi nagize amahirwe ibi ntabwo abakinnyi nagize amahirwe yo kureba match ndi kumwe n'abakinnyi bamwe bakina muri equipe y'igihugu Simba avuga barambwiye ngo reba ikibazo dufite imbere twayireberaga kuri Instagram y'umwe mu bantu barambwira ngo reba abantu bari imbere nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kugumana baro ngo ategereze abandi kuri iyi system y'umutoza guniya magambo barambwira bati yaba Ramazani yaba Kanyarwanda nta n'umwe ufite ubushobozi bwo gufata baro atiriste nibe na Bertrand reka tubyemere nibe na Bertrand ijambo barambwira bati umuntu bita bibaza abantu bambwiye bati umuntu bita Muhajiri buriya n'umuntu ushobora gukinisha ari umuntu mu bantu batanu agafata baro akayigumana agategereza ikindi gihiriri kikaza atari ko baro yose turimo turafata imbere yose barahita bayitwama zirigendera yose zitazigendera urambwira ngo Kalisa Rashidi atakaza baro ebyiri muri match barambwiye bati iyi mikino ni twemera n'abakinnyi twavuga kugeza ubu 6-8 ni babiri bakomeye ku rwego rwa national abo bakinnyi barambwiye bati barakinanye reba ikibabaje basanzwe bakina system abakinnyi tuguruka imipira igera imbere ari myinshi cyane ubuheruka uyu munsi umwe bambwiye time gikomeye none bari kumwe no muri club nta kiba mu uretse Kazu nushaka baveho na Zidane nahita mugira wa gatatu kumbwira Ruboneka na Casemiro nahita ashyiramo Zidane ni batatu dufite babakongwe mu equipe nationale ni Sefu Rashid na Zidane niba ushaka igisubizo cy'abantu babiri nawo babiri ntibajya kure ikindi njyambere mu mikinire yawe ukwiriye kuba ufite Tuyisenge niba ushaka bataka babiri kira Tuyisenge na Cavani Mugonga Yves katubyemere muri abo defenseur bawe ariko ntukeneye bataka babiri imbere Haruna kabinyuma yabo bafunguye kwa ni Mugunga na Tuyisenge unyuri ibumoso na Tuyisenge iburyo siko bikwiye abakaseri babiri bakomeye byane twavugaga Sefu na Rashidi Claude ni bisanzwe na Serumogo nashaka kinibye ariko gira abakinnyi bakomeye tubyemeranye ariko wimbwira ngo urakina ibyo defenseur batanu ntufite abantu batatu hagati ntufite abantu bakomeye hagati ntufite abataka bakomeye uratsinda urumva ikibazo ukiri ariko nibi muri iyo mikinire yawe ufite Sefu na Rashidi hagati niyo mugabo iruhande rumwe Serumogo rundi aba defenseur bawe bagomba kuba aba defenseur bakomeye
bamenyereye bakomeye ndabyemera ko Ngendahimana yavunitse Rwatubyaye yavunitse ariko ntabwo nyemeza ko Thierry arusha Kayumba Soteri n'urugero nta kintu muri mukura cyo kudefanda cyo mu Rwanda turakizi Kazu wa defanda wese je defense ara muri axe none sare igitego twatsinzwe hari amakosa babonye menshi ko wikuraho byo turabizi ibi dukina kudefanda ariko se bizakugezaye Ethiopia ni gisiramo bizagenda bite ko tumaze uyu mwaka nabanza dukize iyi defense ya batatu umwaka gatanu duparika abantu barabyinnye tuziyakire ko mwebwe ntimubizi Hitima ni ikibazo Hitima tuziyakire ko Amavubi ari bisi imyaka 5 abanyarwanda tumenye ko umupira w'ikipe y'igihugu Rwanda ari imyaka 5 ari ukudefanda ari kuryama bisi ibi ngibi birangira ukubiswe Kazu ariko bagiye babireba abantu bavuga ko izamu tujya Antoine Hey uribuka muri Maroc Maroc tuyikubita rero Hitima Chani ya Maroc urayibuka tufite umukasi Chani ya Maroc twariryamyemo turya igitego cyo ku munota wa nyuma Caribia Nigeria 0-0 aha match ya Nigeria 0-0 twatsinze twabanje gutsinda twakinira Nigeria match kibazo no guhitamo kumutoza nicyo kibazo twabonye inota kuri Nigeria 0-0 turyama mu izamu birabirangira ukubiswe ntabwo ari ryamamo 90 nabyo bya Senegal birangira uzanyo abakinyi bagahuzagura kwataka iyo uramukuru utsindwa icyo nabonye nakubwiye ni kuri Ethiopia tugomba kwataka byibuze wa defender Senegal nk'ikigo kuri Ethiopia kuri watakishe ndese nta kwataka reka mbabwire kora defense yabane Kazu reka nkubwire niba wabonye ko reka byose bihira no muri fungura mu kine uretse byose bihira no muri championnat y'u Rwanda iyo urebye imyaka ishize ari myinshi nta mukinyi wavuga ngo uyu ni umukinyi w'umunyarwanda w'umwataka wagenderaho utsinda ibitego 10 na bingahe ibyo simbyemera uretse nkubwire uretse byagize ntabwo mbara ko Jacques yarasubiye inyuma muri club iyo abataka batameze muri champion nta mwataka w'umunyarwanda turi wafata Dominique Atiresi cyangwa Mugunga ntabwo akina kenshi Mugunga nta kina kenshi atsinda bitandatu kandi asimbura atsinda bitanu muri champion n'umusimbura ariko nabanzamo no zana Fisto none watsinze 11 turi no mediateur undi mwataka no wowe ni Dominique yatsinze bingahe urafungura watake muri champion none igisubizo ni Ramazani igisubizo ni Ramazani igisubizo no gukina u Rwanda kudatsindwa so no mupira Hitima none twazagera he umupira sikoresha contre attaque n'ukina ufunga Ethiopia ku kibuga kitari cyayo kibuga kiri mu busa fiye byo kuvuga ngo ifite support y'abafana nta mufana ukawubura uzajya muri kani unyuzeze mu nzira yi umupira dukira urapfuye ni mubi cyane ntabwo niba Ethiopia itashobora uzashobora beniwa dukore contre attaque tugigo reka twatake cy'umutwe ikipe dufite ni iyi y'abanyarwanda muri kwibeshya abadahari ni Jihadi ni bande bakina Burayi kipe yacu ni y'abanyarwanda bakina mu Rwanda b'abaroko niba rero utashobora Ethiopia uzashobora Benin ikotono ntibishoboka uyu mutozo urwego rwo ruri hasi simbizi niba imikinire iri hasi kamivuga neza ngo yamaze kumwira iminota yawe none simashishe tuzirahagije aryama Mozambique aryamye tugira amahirwe turakigwira baratwishyura kuri Senegal wabonye umutozo Mozambique unera kaye maciranye wafungura Senegal ipfuye ni gute natsindiye ikipe ujya wishyira na Mozambique ngo urafungura ufunguze utsindi uyu munsi Mozambique ifitane iyo twanganyije ifitane yaragitsinze kotono reka mbibutsa akantu imikinire yakiri hasi ku buryo akantu urabona ko hari ukuntu ukina ukavuga uti ibintu yatanga ikizere match 3 Sadio Mane yarabati ikipe yoroshye ni Amavubi Gana Gay ngo yarababwiye Gana Gay Bene twarayitsinze ariko urebye iby'ikina irakina Kazu Gana Gay ngo yabwiye ariko twebwe twa defense bakadutsinda ku munota wa nyuma Gana Gay urwego rwacu Senegal yabonye ruri hasi Idrissa Gana Gay twebwe n'ukugorana gusa twe n'ukugorana gusa no kujya mu kibuga cyo kugorana Sadio Mane ni igitego igisobanuro cy'umupira ni igitego Sadio Mane Gana Gay ngo yabwiye abakinnyi b'Amavubi mu kibuga ati muri mu biki yarabwiye ngo ari ukunanizanya gusa yarabwiye ngo nibimukina ibi nibyo mwigishwa buri munsi n'izina ry'Imana none se Sadio Mane yanabivuga ubona ko ziba zibuja zirakina era muri academy zo mu Rwanda yabajije akajya baza ba Jihad ngo none se ibi nibyo mwiga nibyo iwanyu babigisha muri abana none se uyu muri abakinnyi bite bimeze bite ibintu izina ry'Imana ba Jihad barabivuga ubwabo ngo batashye bavuga ko Amavubi ariyo kipe yorotse abana bato muri academy ibaze batsinze Bene abana bato batsinze Bene bigishwa muri academy bigishwa iki gusatira none niba mbwira ngo arabona umupira upfuye okay ni bande babyigishije muri abo ngabo dufite Kazu
Umupira wacu urapfuye. Ethiopia itinyuka Misiri Ndabivuga. ikayataka ikayitsinda. ndabivuga nta deni mfite ushize amanga niyo mpamvu navuze umupira muri rusange sinzajya muri hoteli ntazagwa mu mutego Eh. navuye aha mfite impamba yanjye ihagije nta mupira dukina mu kinyarwanda gisobanutse match zibaye 3 iminota 270 kiraza kuba ikibazo kasoze baworoheje iminota ibaye 270 ku bibuga bitandukanye muri Afurika y'Epfo ikibuga cyarimo ubusa ibyo murabyibuka Mozambique twakiri mu kibuga kitarimo abafana tabyo ndiyo ngo abafana Senegal bavuga utabafana ni ikipe ikomeye abafana ni benshi icyo gitutu tukiniye match ebyiri zidusaba kugaragaza ubushobozi bwacu kuri Mozambique byadusaba kugaragaza ubushobozi bwacu ko tugeze kwitsindira iwayo Maputo stade yuzuye cyasugira cy'umutwe bivuga ngo ntabwo ari igihugu gihambaye cyane kuri twebwe hari ibihugu bihambaye bitari ku rwego cyane ko twagitsindaga n'umundi ni Kigali Zuro yaratwatatsira turusha cyane munima mubyibuka ko ari match ibanza turabwo tumutoza ntaza abakinyi hari ibyo akeneye kureba reka tumuyigiye kuri Senegal ni ikigugu ariko Ethiopia yo muri Sekafa Ethiopia dukwemo kabiri uyu mutoza ndabivuga hakiri kare kugira ngo nitunganya kimwe turavamo ndabivuga hakiri kare bibiri gutanga nituvamo birashoboka ko twayikuramo yaza ibintu byo kwamagana mu protection ngo urabona haracyari igihe n'abakinnyi ngo ziraba zibaye match nyuma ntatandukaniro n'amashami umuzungu utazi ntatandukaniro n'amashami umuzungu utazi Kazu 2 ku 9 amanota 2 ku 9 akademi zo muri Espagne zigisha kwataka burya mu Butaliyani 0-0 baragushima muri Espagne 4-4 bakagushima 0-0 muri Espagne ntibabyemera no mu Budage ni 4-4 ushobora kunyemerera ngatanga igitekerezo kazungu baworoheje gato baworoheje urayoboye ntitwasesenguza urayoboye abasesenguzi baho umwanya niba uri mu Espanyol ukina match 3 n'igitego wabonye ari bahati match 3 minota 270 zose ari kuryama mu izamu ikizere kirava he tuvugisha ukuri ko ni umutoza wacu duhemba twese dufite inyota kujya muri kani uranyura mu nzira ye nyuma se niba ushaka kujya muri kani garagaza ibimenyetso ko wataka hari umutoza twagize igihe gitoya Yosep Kuze yagize finali Sekafa 2007 yaratakaga niyo mpamvu twageze finali gutsindwa na Uganda bigo Kuzarya niwe watoje match ya Maroc bambwira ngo uzajya muri kani udefanda byabaye hose minota 90 uri inyuma ngo urashaka kujya muri kani unyuzeze keretse umudefanse nanyera akawusiga ugatsinda niba hubuka bagatega umudefanseri penalty nta nzira dufite kujya muri kane iyo nyibwira abanyarwanda kiri kare mbevuze nka Kazungu ntajwi ntayerekwa match 3 mbonye Kazu kuva yahagera amanota 2 ku 9 na amanota 2 ku 9 igitego kimwe amanota 2 ku 9 iyo mibare ni myiza mutangiye muhege hayitaniye niyo amasho batazavuga ngo turavuga na amanota 2 ku 9 igitego kimwe muri match igihugu cya Sekafa ya kabiri ni yibutsa Hitimana Claude reka musubire mu mateka gato kuva 9-5 kugera uyu munsi u Rwanda ntirwigeze rutunga ba rutayizamu benshi rwatunze ba rutayizamu babiri rwatunze Jimmy Gatete rutunga Sugira Ernest mu gihe cya Sugira no mu gihe cya Gatete Amavubi yaratakaga mu gihe cya Sugira none se Kazu ibitego Karekezi Olivier afite mu kipe y'igihugu mu kinyo hagati dukina na Togo baratsindaga dukina na Togo muri cyane kugira ngo twikayifiye nari mari muri Cameroon twarapanuwe Togo igashyira fire natwe dushyirayo kutsindana tsindaguranwa kaburyo nanjye muri Uganda na Maroc byagenze bite kankubaze Manchester yigira top scorer barabigabana iyo wataka ba Olivier baratsindaga iyo wataka nabo hagati baratsinda na Haruna byamorera gutsinda ariko niba udefanda ngo kukibazo ngo nabataka ariko uyu mutoza ni umwespanyol yaje asimbuye wa mateka w'umunyarwanda wa mateka asimbuye Antoine Hey w'umudage Antoine Hey yasimbuye umunya-Ireland uri Mackinson abo batoza bose iyo ugiye kureba ubona systeme zisa nk'ari zimwe kuki mutareba impamvu abo batoza bose baza bagakina ibintu bimwe bose bari hasi nyine none se ubwo bari hasi baraza bakareba nuko bari hasi karite z'abakinnyi dukeneye umutoza uri hejuru ubona abatoza baciriritse kandi bakeneye urugero ruto ikibazo ni urugero karite dore ngurugero ruto ya Hitima ruto cyane ikipe ikinisha abakinnyi b'abanyarwanda mu Rwanda ni iyi si APR APR niyo haba hatarimo umutoza
imaze kutwereka ko yakinnye n'amakipe y'abarabu arimo za Berkane irafungura ikataka kandi gatsinda yatsindwa ariko ahubwo nayo bifa ijya iryamye inyuma Berkane barayitsinda nayo iryamye inyuma niho bipfira APR yarushijwe 80% kuri 20 uyu bari bafunguye bajyana na Berkane Kazu bari bafunguye mu bakina minota ya mbere baratatse mu minota ya mbere kugira ngo babone igitego yarakinaga Berkane yarekuye nta mupira wataka yagarutse dukina. muri match ku minota